Oya, Yanga nubwo hari abibwira yuko ari mu babanje gusobanura filime, yaje nyuma y'abandi basobanuzi benshi. Narakwishyuye ubwo watumye mpamba umuvandimwe wanjye. Bakunzi ba F1 Rwa TV, nk'uko twabibasezeranyije kandi twabibijeje, uyu munsi naho twabazaniye umwe mu byamamare, umwe mu basobanuzi babikoze neza cyane n'ubu bakaba bakibikora. Ni umutumirwa, arabibwira, yibwire abakurikiye F1 Rwa TV. Nitwa Omar, niryo zina banziho mu gasobanuye. Aba ni umusobanuzi nyine ubimazemo igihe, mu babitangiye nyine nubwo ntabitangiye ariko nanjye nari hafi yaho. Urakoze cyane Omar, muramuzi cyane. Omar yagiye asobanura amafilime atandukanye yakunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda. Ni umuhanga cyane. Omar, uratubwira ubuzima bwawe, mbese uburyo watangiye gusobanura filime, igihe wahereye, uko wabigenzaga n'imbogamizi wahuye nazo, uradusobanurira byimazeyo kugira ngo abakurikiye F1 Rwa TV babyumve. Ni ukuvuga ngo njye ntangira gusobanura filime byari mu mwaka w'ibihumbi 2006. Nabitangiriye Rwamagana mu mujyi, ngeze aho nkajya nsobanura muri sare, abantu bareba rwose bakuzura. Mu Banyarwamagana benshi nagiye mbasobanura udufilime twinshi, baradukunda. Nk'igihinde bita Kuchikuchi Otahe, mu Rwanda hose barakirebye. Ni njye wabanje kugisobanura neza cyane, byari muri 2006. N'izindi filime nyinshi bita za Doom. Noneho maze guhera Rwamagana, icyo gihe gukora filime byasabaga yuko filime uyishyira muri magneto, ukayirikodinga, warangiza kugira ngo havemo nyinshi abantu bazajya bareba, noneho ukagenda uzikopiya ariko ukoresheje izindi magneto. Ni ukuvuga ngo zajyaga kuri kasete, yabaga ari nini nyine yajyaga muri magneto, ntabwo byajyaga kuri CD nk'uko byari bimeze ubu ngubu. Naho abasobanura ubu ngubu biraborohera, filime ahita ayikora muri mashine, igahita igera ku bantu byihuse. Omar, reka duhere mbere. Ngire ngo ngewe umusobanuzi nari nzi cyane najyaga numva ni Yanga. Ese koko Yanga niwe waba warabanje gusobanura filime cyangwa hari n'abandi bamubanjirije? Oya, Yanga nubwo hari abibwira yuko ari mu babanje gusobanura filime, yaje nyuma y'abandi basobanuzi benshi. Kuko bamwe mu babanje harimo bita Mike, ni mwene wabo na Yanga. Hanyuma harimo umusaza bitaga Master Jack, harimo n'undi bitaga Super. Ndumva ari bamwe mu basobanuzi babanje mbere ya Yanga. Rero abibwira yuko Yanga ari we wabaye wa mbere mu gutangiza filime, icyo ni ikintu rwose bibeshyaho, ntabwo ariko biri. Ese Omar, ko numva abenshi mu basobanuzi basobanuraga filime muri icyo gihe yari isa naho ari famiye imwe, wowe byakujemo bite kugira ngo utekereze gufata umwanzuro wo gutangira gusobanura filime? Wabitekereje ute kugira ngo ubitangire? Yewe aho igitekerezo cyavuye, nari umufana wa Yanga ndetse n'izindi filime zisobanuye, kuko icyo gihe nta muntu utarakundaga filime, kuko filime zareberwaga muri sare. Nta muntu wabashaga kuba yareba filime ngo ayirebere mu rugo, byabaga bigoye. Abantu bajyaga mu masare, akaba ariho barebera filime. Noneho jyewe nari umukiriya w'abantu basobanuraga icyo gihe. Bakoreraga amakampani, hariyo bitaga Best of the Best, bigeze aho haza n'indi bita Home Video, hagenda na Yanga aza kuzamo, ava muri Home Video akora ntuza studio ye bitaga The One. Noneho jye nkagenda nkakodesha amafilime yabo, kuko nari mfite sare nkorera mu Mutara za Nyagatare. Barabizi, ubwo bazabona iki kiganiro bazabibona kandi baranzi bose. Noneho nkajya nzana amafilime, ariko filime zikaba nkeya, abantu bagashaka kureba nyinshi zirenze. Bigeze aho ngira igitekerezo, ndavuga nti ko nzi Icyongereza kandi nshobora kuba nasobanura filime,
wabitangira nkareba uko bizagenda. Ni uko nguko rero natangiye ndavuga nti reka filime ubwo ziba nkeya tukagenda tugashaka filime tukazibura, reka ngerageze nanjye nsobanure ndebe uko bizagenda. Ni uko nguko igitekerezo cyanjemo ntangira kwigaho uburyo nazatangira gusobanura. Yego, ukomeza urugendo rwawe rwo gusobanura filime. Ese inyungu yaba yaravagamo yaba ingana iki? Wabibona gute? Byabasha kuba byaguha umugati? Amafaranga yarabonekaga ariko ntabwo yabaga ari menshi. Akenshi twabikoraga kuko tubikunze kandi tukabona n'abantu babikunda. Wahura n'umuntu akavuga ati rwose kuraje, ati ibintu ni byiza biraturyohera. Wajya nko muri sale wasobanura filime ukabona abantu nka 200 cyangwa 300 bari inyuma yawe baragukomera amashyi, ukumva ari ikintu wishimiye. Ariko ntago ari uko twabibonagamo inyungu cyane, ariko hari abantu bari babibonyemo inyungu nka bayanga. Ariko ahanini ni urukundo umuntu yabaga afitiye abantu, noneho bigatuma wumva wabakorera filime kubera ko bibashimisha. Uti nta mafaranga menshi yabonekagamo, nubwo wenda nayo habonekagamo ayo kuba wakoresha n'ibyo bikorwa, kuko urumva kuba wakodesha nk'iyo sale ukaba watangira gusobanura nk'izo filime, uko byagenda kose ni depanse wabaga washyizemo ibishoro bihambaye. Hanyuma ikindi kintu nshobora kukubazaho, uko generasiyo zagiye zisimburana abantu bakagenda basobanura filime, ugereranyije ari abasobanuzi bari gusobanura ubu ari n'abasobanuzi basobanuye mbere nka Yanga nabo watubwiye bamubanjirije, ni abahe ubona babikora neza cyane? Nawe uraza kwishyiramo. Icyo kibazo ni cyiza. Abasobanuzi batangiye gusobanura mbere byagaragaraga ko bajya kumera nk'indobanure, kuko abenshi basobanuraga neza kandi icyongereza bakigerageza bagasobanura filime ikagana aho igomba kugana. Niba filime koko irimo kuvuga ibintu runaka ikagana aha, bagasobanura rwose ukumva biraryoshye, ukumva ari nabyo kandi koko ari byo. Nka Yanga rwose yarasobanuraga, ni n'umuhanga cyane, ahubwo jye nemeza ko nta n'uzamurusha. Nubwo ari mugenzi wanjye nyine twakoraga akazi kamwe, ariko abasobanuzi bose bivuga biyemera, yewe mbona nta n'umwe wapfa kumurusha niyo hashira n'imyaka n'abandi bakaza. Rero babibanje babikoraga neza kandi nta nubwo bazaga mu kavuyo, hazaga umwe hakaza umwe. Rwose twari dushoboye, kuko nanjye nza mu kibuga muri 2006 rwose nari umuhanga, kuko jye nakoze filime nzikorera Rwamagana, ndazijyana i Kigali nziha abantu berekanaga mu mafilime, abaturuneri, noneho mbahizo kugira ngo barebe bereke abantu babo, nibazemera noneho nzazibashyire nyinshi zirenze. Ariko filime nabahaye harimo na Kuchikuchi Watahe n'ikindi gihinde bita Dumu, abantu barazikunze bahita batangira no kubwira Yanga, barambwira ati rero twabonye umusobanuzi w'umuhanga mu gihinde, bya bindi bajyaga wiyemera ugiye kubona uwo muhangana. Noneho abantu barambwira ati noneho filime zizane. Noneho ikibazo kiba kinini, kubera ko zagombaga kuva i Rwamagana zikaza i Kigali, ariko mbabwira yuko byangora. Barambwira ati filime zizane twagushimye. Hari umugabo bita Pascal Bakimisagara, Pascal Hasani, arambwira ati yewe nzaza tubane ukore filime zawe ngufashe rwose, impano ufite ntago ukwiye kuba mu cyaro. Nuko nguko nahise nza Kigali rwose, mpangana na Yanga mu kibuga na ba Mike, nabo baranzi turamenyana rwose, filime zanjye barazikunda, batangira kujya bampa n'amafaranga kugira ngo nze gusobanura mu masare yabo. Hari nk'ahantu nasobanuye mu Biryogo, aho muri sare bita B13, hari abantu benshi barareba. Hari abantu nasobanuraga Kimisagara muri studio, muri sare y'uwo bita Pascal, nabakoreye season bita Lost. Nibabona iki kiganiro bazibuka, nabakoreye filime barazikunda cyane, iyo season y'Abanyamerika.
mu kuri rwose twe twari dushoboye, kandi uretse inzitizi zagiye zibamo ariko twari dukomeye, turi abasobanuzi beza. Hari ikibazo tujya twibaza abakurikiye F1 Rwa TV nabo barakibaza. Tujya tubona filime zakinwe nko mu Gishinwa tuvuge cyangwa mu Kinyafilipine, ariko tukabona murimo murayisobanura rwose, tukabona amagambo arimo arajyana n'ibyo bari gukora. Ese ni ngombwa ko waba uzi urwo rurimi kugira ngo ube wabasha kurusobanurira abanyarwanda? Oya, kuba wabona filime wenda ivuga Igishinwa cyangwa Igikoreya, buriya abasobanuzi b'abahanga, ubundi uri n'umuntu usobanutse, niyo waba utazi ururimi, ushobora kumva umuntu filime arimo kugusobanurira, wayumva ukavuga uti iyi filime ibyo arimo kuvuga nibyo, niyo waba utaruzi. Ni ukuvuga ngo filime ivuga Igishinwa hari icyo bita subtitle, n'iziriya nyandiko mubona ziyandika. Akenshi iyo filime ubona umuntu arimo kuyisobanura zitariho, ukabona avuga ari Igishinwa, rwose ndashaka kukubwira ko hari n'ubuhanga bw'abantu zishobora kuba zagaragara, ariko hari n'abasobanuzi basobanura, agasobanura abeshya. Rwose hari abasobanuzi bazwiho kubeshya kandi agasobanura akiyita n'umusobanuzi, barahari, ariko n'ab'ukuri barahari. Rero nawe niba ufite ubwenge, umuntu akagusobanurira, uzamenya ngo yarasobanura ibiri byo, kuko nawe niyo waba utazi ururimi, ibiri byo uba ubireba, uba unabyumva. Watubwiye ko Yanga ubona ari we musobanuzi wari ubizi cyane ndetse n'ubu ukibizi, ariko bamwe na bamwe ndetse nanjye ntekereza ko kuba Yanga twaramubonaga nk'umusobanuzi mwiza ubikora neza cyane, ari uko tutari twabonye abandi bantu bari bahatanye ku isoko ryo gusobanura filime. Tuvuge wenda nka Rocky, nk'ubu ugaruye Yanga ukamugereranya na Rocky ndetse n'abandi, ntabwo ari uko mfa na Rocky, ahubwo nyine nanjye nkunda ukuntu asobanura n'abandi. Dushobora gusanga wenda Yanga yarasobanuriraga biri hasi cyane kurusha Rocky. We ubibona uti? Yanga, yewe uko mbibona, Yanga yari uwa mbere kandi azahora ari uwa mbere, n'ikindi gihe n'abandi basobanuzi bazaza ntawe uzamurusha, kubera ko ibyo ngibyo nubwo ari jyewe ubivuga, hari n'abandi tugenda duhura bumva amafilime bajya batuganirira, yaba azi ko uri umusobanuzi akakubwira turabizi, ariko Yanga ararenze. Buriya na Rocky yari umufana wa Yanga, kuko nawe yarebye udufilime twe, urumva. Ikindi, Rocky nawe ni umuhanga, ariko ntago yaryoshya filime nka Yanga. Ntago ubuhanga bwa Yanga, niyo utavuga ngo wenda asobanuye ibiri byo cyangwa iki, filime yasobanuraga filime wayumva ukumva, no guteka waba ubiretse, no kurya ukaba ubiretse, ugakurikirana ya filime, urumva. Ariko Yanga rwose, nanjye nubwo ndi umusobanuzi sinakishyira imbere ngo mvuge ngo Yanga ngo namurusha, nta nubwo nakubwira ngo Rocky yamurusha. Na Rocky ndamuzi, filime asobanura njya nzireba, twaranakoranye mu makampani menshi. Muri DAD Rocky twarakoranye, noneho muri KFD naho twari tugiye gukorana. Rero Rocky ndamuzi, ibyo asobanura mba mbireba. Yanga nawe ndamuzi, Yanga ararenze. Ubwo wakomeza ukadusobanurira inzira yawe ndetse kugeza no kuri uyu munsi wa none, ibyo wagiye ucamo byose, kugira ngo tumenye neza ese koko gusobanura filime aho byagukuye n'aho bikugejeje ubu kuri uyu munsi. Mu kuri filime twe twazisobanuraga tudepansa byinshi. Icyo gihe twe twitangiraga ibishoro byose, ntabwo ari kimwe n'ubu ngubu umusobanuzi aza agakorera muri kampani ikajya ihita imwishyura. Twe twarashoraga, tukagura amakasete, tukagura ibiki n'ibikoresho bindi twakoreshaga tukabyigurira. Ariko abasobanuzi b'iyi minsi abenshi ntabwo ari bari n'ibikoresho byabo, hari n'ababitira. Noneho ikindi bikaborohera kubera ko asigaye aza agahita ajya muri kampani agatwara filime, yasobanura ibiri byo, yasobanura ibitari byo, bakamuha amafaranga, nyine agahita amenyekana ngo ni umusobanuzi. Ariko nabo iyo wumvishe filime zabo bikwereka urwego bariho, yuko
nta n'iterambere bageraho, yaba ari ku mafaranga no kuri filime. Okay. Twarebye filime nyinshi wasobanuye, turakomeza turazireba, ariko kuri uyu munsi wa none muri ibi bihe, muri iyi minsi ntabwo turimo turabona filime zawe. Ese waba waraparitse cyangwa hari ibindi wari uhugiyemo waba uri gukora? Wasobanurira ukurikiye F1 Rwa TV. Ntago naparitse kubera ko n'ubu ngubu igihe icyo ari cyo cyose nshobora kuba nabikora, ariko ikibazo inzitizi zibamo, hari kampani ziza zikaduhemba nabi. Nk'ubu muri DID nakoreyeyo amezi arenga nk'atandatu nkora filime zisohoka buri cyumweru, ariko kampani noneho ubu ngubu isigaye ifite abasobanuzi mu maboko, na kenshi ntabwo ibishyura neza, ku buryo hari n'abasa nk'aho babivuyemo. Nk'ubu nka ba Pike ntiwambwira yuko barimo gukora, n'abayakuza nabo ntibakora neza. Hari n'abandi rero badakora atari uko bananiwe gukora, atari uko ari abasobanuzi babi, atari uko filime zabo batazireba, ariko haraza kampani noneho ikagenda inanizwa nanone n'indi kampani nayo, wenda ntakirirwa mvuga cyane, ariko abasobanuzi barayizi n'aba DJ barayizi. Iyo kampani igenda inaniza amakampani aza afite gahunda yo guhemba neza abasobanuzi, ariko noneho bamara gusa nkaho baparitse izo kampani zije, noneho bari aba basigaranye bagatangira ko utabahemba neza, bakabambura abandi, ukabona ntibabishiye, noneho bakabireka. Ariko sinanavuga yuko baba babiretse, kubera ko hari igihe baparika gake, igihe kindi bakongera bagakomeza. Nanjye ni muri urwo rwego nabaye mparitseho, ngira ngo hashobora kuba hashize nk'amezi 4 cyangwa 5 ntakora filime, ariko vuba aha ngaha ndumva nzazikora. Nk'uko mubibona uyu munsi twabazaniye umutumirwa, umukinnyi ndetse n'umusobanuzi. Muraza kumva uburyo ari umukinnyi. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Ese iyo ubona abasobanuzi ndetse n'uburyo filime zisobanurwa zigashyirwa ku isoko n'uburyo sinema nyarwanda ikorwa, hari benshi bavuga ko ziriya filime zisobanuye zibangamira sinema nyarwanda. Icyo turaza icyo kibazo ugomba kukibazwa cyane, kuko hari n'abakurikiye F1 Rwa TV barimo barakibaza, bashaka kukikubaza. Ikindi turi buze kugarukaho nyuma, tukuzi nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda. Urabanza usubize icya mbere, ese ubona ziriya filime zisobanuye zitabangamira filime nyarwanda? Urakoze kubaza icyo kibazo, abantu benshi barakibaza. Urebye ntizibangamiye filime nyarwanda, ariko agasobanuye abantu baragakunze cyane, ku buryo uko wagira kose ntago wagakura mu bantu ngo byorohe. Sinzi n'imbaraga wakoresha kugira ngo ubwire abantu ngo agasobanuye mukaveho. Kereka ngira ngo abasobanuzi ubabwiye uti gusobanura filime ni icyaha, nusobanura filime ukayisohora uzaba ukoze icyaha, uzahanwa. Naho utabivuze agasobanuye kazahora imbere rwose. Ariko na filime nyarwanda hari filime nziza abantu bareba. Burya niba umuntu arebye agasobanuye ntibivuze yuko atari burebe na filime nyarwanda. Rwose hari filime bareba, hari abantu bakina filime nziza. Nk'ubu izo dukina abantu barazireba kandi barazikunda, baba bamenya bakina filime bakazireba, buri koko barayireba. Rero ntago wakitwaza ngo kuko abantu basobanuye filime ngo birica filime nyarwanda. Okay. Nk'umusobanuzi wa filime, nakubonye kuri TV yitwa Tayodi Online TV, uri kwakitinga muri filime yitwa Isi Yanjye. Ndagukurikirana cyane. Ese biriya bintu byaje bite nk'umusobanuzi? Watekereje kwakitinga muri filime nyarwanda gute, ko njya mbona kubihuza ari ibintu biba bigoranye cyane? Icyo kibazo ni cyiza. Buriya wenda ntagiye kure, iyo usobanura filime uba uzi filime uko igenda. Ni nayo mpamvu kuyikina bitakugora, kuko na Yanga yigeze gukina filime bita ngo Niba ari Ibara, nayirebyeho. Buriya umuntu ukina usobanura filime yabasha no gukina filime. Ahubwo sinzi impamvu abakina filime nyarwanda batadushaka ngo batwegere,
niba hari n'icyo twabaka cy'agafaranga bagatange, ariko iryo zina umusobanuzi yakoze barizamurire mu ntuza mu mafilime nyarwanda. Hari n'igihe byatuma wenda n'iyo filime ikomeza gukundwa kurushaho, kuko umusobanuzi aba yarakoze izina azwi n'abantu benshi, anakundwa n'abantu benshi. Rero ngewe kuba natinga muri filime numva ari ibintu mbashije, wenda nkangurira n'abandi basobanuzi yuko bakina filime ababonye umwanya, hari icyo byazabafasha. Omar, igihe kibaye gitoya ariko tuzagaruka n'ubundi tugusure tuganire byimazeyo, ariko hari utundi tubazo tw'amatsiko nshaka kukubaza, ndetse n'abakunzi ba F1 TV nabo bakeneye kumva ibisubizo. Ese mu buzima busanzwe umunsi wawe uba upanze ute? Tuvuge guhera mu gitondo kugera nimugoroba, uko umunsi wawe upanze, uko upanga, abakunzi bawe bumve Omar umunsi w'uko uba upanze. Icyo kibazo kirakomeye. Ngewe kubera ko ni umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye, biragoye kumenya uburyo nategura umunsi, ariko naba mbabeshye kuko ngewe mfite perimi, ndi umushoferi. Nk'ubu mpamagaye ukambwira uti dore ikiraka, wambona ntwaye imodoka. Noneho hari n'akandi kazi nkora, ushobora kugira gutyo ugasanga ndimo gukora ibindi, ikindi gihe ugasanga ndimo gukina filime. Rero naba nkubeshye nkubwiye ngo umunsi wanjye upanze gutya, kuko akazi nkora ntabwo ari ako mu biro ngo mvuge ngo ndabyuka ngo ngende mu biro ngo mveyo saa sita, naba nkubeshye. Ikindi uradusobanurira, ese mu buzima bwawe ukunda kurya iki? Ukunda kunywa iki? Mu buzima bwanjye nkunda kuba narya nk'umuceri n'ibirayi cyangwa ifiriti. Inyama yo ntawe utayikunda kereka wenda urwaye. Ibyo ngibyo nibyo bintu nikundira, ku buryo nabonye ibyo biryo nabirya imyaka yose. Agahiye wawusomaho? Ashwi da. Agahiye ntabwo usomaho? Nitwa Omar rwose, nubaha n'imyemerere yanjye, ntabwo njya nywa ku gahiye. Ninywera imitobe n'ibyayi. Urakoze cyane kuba waduhaye iki kiganiro. Abakurikiye F1 TV turabasezeranya ko tuzagaruka tukaza kureba